uyu ni shoferi ntabwo yaba yabayeho ndagashya. Vumbura TV. Mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Nyamirambo impanuka iteye ubwoba yabaye ku itariki 28 Gicurasi 2025. Iyi modoka yo mu bwoko bwa Tata y'uruganda rwa Surifo yambaye plaque RAC 304 yamanukaga iva ku rya nyuma ikaza kugira ibibazo byo gucika feri ikamanuka yihuta mu buryo budasanzwe yagera ahazwi nko kuri Eripe ikayamya ibintu. Murakaza neza mu isi y'ibyegeranyo, aho nta handi ni kuri channel yacu Vumbura TV, aho muzajya musanga amakuru atandukanye ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ngiye uvuga ndi Imana ishimwe Vincent. Niba ugeze kuri iyi channel ubwa mbere ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share kugira ngo ujye urushaho kubona ibindi biganiro ndetse n'amakuru atandukanye tunyuza kuri uyu muyoboro wa YouTube. Iyi modoka yamanutse yihuta cyane ikubita imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Prius yambaye plaque RH 106P na moto ya Ampasad izwi nka Kiragi. Ku bw'amahirwe motari ntiyahasiga ubuzima ndetse ikubita n'umuntu umwe wambukaga ahita hasiga ubuzima. Iyi modoka yakomeje yihuta cyane imanuka mu buryo budasanzwe, ku bw'amahirwe iza kugwa mu muferege wahazwi nko kwa Bazili ibona guhagarara. Ni impanuka yateye ubwoba abantu benshi cyane, wabonaga bagize ubwoba mu buryo budasanzwe. Mu minota mike cyane umutwe wa polisi uzwi nka Traffic Police wahise uhagera utangira gupima ndetse no gukusanya ibimenyetso ngo hareberwe hamwe icyaba cyateye iyi mpanuka. Abakomeretse bahava bajya kwifuza ndetse umurambo wahasize ubuzima werekejwe ku bitaro bya polisi Kacyiru gukorerwa isuzuma. Ari igiti kandi igiti burya igeze ku muntu kirima ferina kugeza cyane ariko shoferi Çok. Ariko mani ariko yacitse ferinda yacitse ferinda
abamotari bo ntacyo babayera ariko iyo yari umugenzi motari ari inyuma y'iriya modoka yari umugenzi bari bahuje ese yabibagonze n'iyi ibibagonze ngiri ahantu yaguyemo hari iki koko ndagaswe abuze amasegonda hano hari abantu benshi bafite fone zirenze nuko umuntu abwira kugira ngo nabitsa ka iPhone kawe mwana n'undi nawe niba bonze bahagaze noneho bazabona umuntu ngo bari bahagaze